ibitoki none inzara igiye gushira ubundi mite mwiba mitena Gisusu namugera akagikina Mariara mwari kujya kwa Gisusu salamu ako kari urugo ngo bitwa kwa Gisusu nahagana heka kwa Gisusu Gisusu urya ufite ibere mu maso wambara umupira tubura kuba muzi ariko nyine we naza kukurebera ariko tubura kuba muzi kandi ngende nkurebere niba ari yaba ari bugumye uraje ndebere Mwe kwa Gisusu umva fasha be umbwire abaje mubwire mfite amazi none uriya muntu ntabwo abaje iwabo ko numvisha amaze umuntu bita Gisusu kandi nkabanzi ko witwa Gisusu muri kano gace ese uwo muntu yaba yakubwiye amazina ntabwo yambwiye ariko uko bigaragara asa nk'umuntu ushonje ariko ndumva nta mushyitsi mugeze ngira pe none sinzi ko nta muntu w'umuryango twavuganye kundi ko nta mushyitsi navuganye nawe yabaje nge arambwiye ngo ashaka kwa Gisusu sinzi ko yirasa wabo ubwo umuntu yaba yitwa ase uyu muntu ko yatinze wajya kumwirebera kanze ngende ariko ndamuka ngeze nkahabona n'inzira mfite nzarya tundahira incuro ebyiri nzarya mpaka igihe magiye buretse ubu kuko kibibazo bigwira ugereranye nifite gahunda yo kuntu ngiye kujya mu murima nkajya gukora amafaranga ngashaka ko nakiberaho none ngo waje byabashye umuntu ashaka gukuranye njyenyine none kaje ambaza kwande wowe njye Bisusu njyewe wowe Bisusu njyewe wowe ako ubundi uwo muntu arareshya ate ni muremure ni mugufi arareshya si wowe yiziye Bisusu bani niba kwanya muvana ura ukabya ufite amaguru wewe umeze narakuze Bisusu magu rwose fasha urambangamiye pe amaguru rwose nanjye nari ngukumbuye pe none se kuva nyikubona inzara isishira nari nshonje wo gupfa ase basi wanyeretse wankinjira injira rwose mwaye urakoze babicaho ngaho ndaje kwakigoryo nawe kuko ubundi buryo bwenge ezugo ko bisungungu ko moyi reba nk'ibyo nariye urabintu ko wajujira ni mwebasi ubundi moyi ubu nawe wifasha ukanzanira amaguru ahanga yumubwira ko utanze ubundi ereka nawe ntukandenganye ubu urambwira gutyo ngo mubwire ko nakuzi nawe iyo utashaka ubimenye ntabwo warifuje kumenyana nanjye bute nagutangaye n'umubyeyi wa Kristo bute ko kuri butera ukabitera byose tunamva ni mu maso gera ako kwabisa nawe kiti kuva mageze no ibitoki none inzara igiye gushira ubundi mite mwiba mitena kuza mukisho Bisusu yanivugiraga rero navuze ngo toka ituso nahe gira vuba nahe ako biso wirukanye umuntu toka kure wakivya vuba yanjye nungu ko kumwe ngibi abiza bitahe